niki cyatumye ufata umwanzuro wo kuva muri polisi? Umutoza uri yari ndakubwiza ukuri njye nawe amaraso ntagahura ko caranyanga ya ku buryo mwe nta nubwo mubizi amwe n'umupira ukunanira kubera uburyo ubona umuntu kwanga niki ntago ninyango uyu n'uyu nta nzawurira nawe nzamwereka ko yibeshye ku muntu atarazi. Nawe urahamya yuko muri ibyo bibazo harimo n'amarozi? Twakunda gukoresha imyunyagi kukuru n'inkari. Njye na Isaac twarinze tugera imyaka 22 tukiri imanzi. Kensi umubona gute? Ni umuperezida uzi icyo akora kandi ukunda ikipe, ukunda n'abakinnyi be. Tubahaye ikaze mwese mukurikiranye Igihango TV. Ushobora kuba uri bweyeye cyangwa se wibereye mu bisi bya Huye, undi ari Chicago n'ahandi hose, mwese turabakiriye ku Gihango TV. Twishimira ko mutureba, twishimira ko mukunda ibyo dukora, ni nayo mpamvu natwe bidutera imbaraga zo kugenda tubashakira byinshi cyane. Reka rero tudatinze mikaze abantu turi kumwe. Uyu munsi twanyarukiye muri sport, hari abasore b'impanga babahanga mu byo bakora. Nagira ngo batunge mikro ubundi babanze batwibwire birambuye. Reka mpere niba ari we bukuru niba ari we butoyi araza kubivuga. Ni njyewe bukuru, nitwa Songa Isaie, nkaba narakinaga ikipe ya Police FC. Ubu ngubu nkaba ndi free agent, ndi gushaka indi ekipe. Manyita Issac Muganza, nkaba ndi umukinnyi wa Gasogi. Okay, nkuko mubyumva rero ari nako mubibona, turi kumwe n'abakinnyi, murana ko ari abasore b'inkorokoro rwose batagize icyo babaye. Ndagira ngo tubanze tubamenye. Turahera kuri Songa. Uratubwira wavutse ryari, wavukiye he, sinzi wenda niba imyaka wowe ntacyo bigutwaye nabyo bitubwire. Navutse 5 z'ukwa 8 94, mvukira kuri Nuze Kacyiru, niho twakuriye muri Hutu, ariko twavukiye ari ku bitaro bya Nuze bya CHK. Naho Isaac twavukiye hamwe mu rugo ni Kacyiru, ariko twavukiye CHK, urumva nyine Mahudo ni Kacyiru. Arya imyaka wowe ngo ni 26. Twavukiye umunsi umwe. Ndagira ngo mu gutangira hari nk'umuntu ushobora kuba ari ubwa mbere akubonye, ubanze uduhe background yawe mu bijyanye na football. Wahereye he, wagiye uzamuka gute? Isaie Songa no umukinnyi watangiye muri quartier, umupira wo muri quartier mu bana, dukina ikipe z'insengero, ikipe zitagira division, tuzamuka gutyo. Ariko umupira ntabwo ari ibintu twakundaga cyane, ko impano yacu ubundi yari acrobatic, twarasimbukaga abana bya hatari, nyine ariyo mpano twiyumvamo cyane. Imipira byo byaje nyuma, ko twaginaga danse moderne. Umupira na danse moderne twarayikoraga, ariko tubikunda byo na acrobacy. Turanje football yazaga inyuma y'impano twari dufite impano zirenga 30, ariko nyine urumva umupira wo waje nyuma. Nuko twatangiye gukina football mu makipe y'insengero, y'ibigo by'abana gutya, gukina mu masantre, ariko tukabona tala na ihari nyine. Gusa nyine twagize imana tuza kujya muri école de foot, tujya kubyiga. Gusa twari dufite ikintu twari dufite speed n'imbaraga. Umuntu arabati aba bapeti nababonamo impano, bashobora no gukina n'umupira. None iyo talent y'umupira twayifashijwemo n'impano yo kwirukanka, nubwo tekinike zari nkeya twazishatse mu ishuri. Noneho komereza mu makipe watangiye gukinira umaze kwinjira muri football neza, uretse ayo ku nsengero n'ahandi. Ndavuye hariya tujya muri Sec Academy, nibwo haje bya bindi by'ama U17. Tukajya dukina muri Sec, nyine ari academy ikomeye ifite abakinnyi bateye ubwoba, batangaje, bafite impano zitangaje. Tugize imana nyine kujya muri Sec, aho ngaho byari intambara. Twe mu mpano zacu twari mu miziki n'iki,
umuntu turi kwigendera muri za tire bita ngo iz'abasaza, umuntu araza aratubwira ati, abwira Isaac, aramubwira ati ese Isaac waje nka kujyana muri école de foot ukagerageza amahirwe kuzi kwirukanka tekinike zazaza nyuma. None Isaac arabaye ariko mfite n'umuvandimwe, urumva twazana mukatwese atiri babiri nubwo ibya foot atari talent yacu nyine iranga, urumva gusa nyine twagiye muri selection ya seke bararanje gufata 30 ari academy yari ibayo ya nyuma mu gihugu, hasigaye umwanya umwe. None Isaac arababwira ati turi babiri muzatugerageze, twari turi kwigira mu myitozo bisanzwe by'abasaza, aratubwira muzaze tubagerageze. Ubwo twari muri piniere ariko turi batoya, none baza Kayirangaza gukora selection nyine dukina na Rayon Sport match, banga dushyiramo turamubwira nitwe dushahuza muri seka, atubwira ati muwe muretse gutya na gutya. None turanje turagenda, ndabyibuka umunsi twaratashye twisubire mu muziki, ndabona amahirwe umupira ni match byanze, niko nyine nahise mbwira Isaac turaganira tamwe n'ubu tubivemo twigumire mwibi turimo. Se mwari mubikunda foot twarabikundaga, ariko kubera imikino twakinaga myinshi igapukiranye ikiyo mana ya football, nuko nyine twahise tugenda muri nani mu myitozo dukora tize nyine turabati none ndabyibuka mbere yuko tujya mu mipira bundi ikintu cyawo dukundisha twagiye kuri Ferwafa kureba imyitozo academic Amavubi, turobo uburyo babaye w'ikiswaga ndava mbega baratwirukanganye batugeze piri ndaba usiko umupira ukundwa wana ukuba twirukankanye abana babafashe nk'amata y'abashyitsi iki nkabase ni gute na joining imipira nanjye, nuko nahise mfata diesel njya mu bibuga nyine ntangira umwitozo bati igihe n'igihe naye nzawukina. Wenda turaza kugarukanya umukomeza ukuntu wagiye winjira mu makipe yo mu cyiciro cya mbere. Isaac ndumva ari nawe wabaye imbarutso kugira ngo mwinjire mu bintu bya football cyane, nawe sa nk'udusangiza gato muri ibyo Isaie yaramaze kutubwira. Mu by'ukuri nk'uko abivuze nibyo, Imana yaziye mu muntu, hanyuma nari nicaye mu giti byaranshanze nyine, twari dufite impano nyinshi. Dusubiyeho inyuma gatoya, izo mpano hano twazigiye twe twagiye tuba mu bigo, abayobozi b'ibigo bakatwikundira by'imfubyi nyine, kuko twari dufite impano nyinshi tukajya twigisha abandi bana. Buriya twakinaga madame, ibisoro, volley, basket, football, ping pong, kubyina bya kinyarwanda, natwe tukabura impano duhitamo ya nyayo nyine. Ariko tukabona umupira urakunzwe kurusha indi mikino yose, ariko twakina amasiporo abantu babona turi babiri turi gukora ibintu bisa bakavuga ati wow mbega ibintu byiza, natwe tukabikunda twumva ko impano yacu ari ukubyina n'amasiporo ibintu nk'ibyo ngibyo. Football yo ntabwo twayishyiragamo ingufu cyane kuko ntabwo twari dufite impano cyane, gusa twari dufite impano yo kwirukanka n'imbaraga. Nuko rimwe nicaye mu giti, Imana izira mu ngono ati waretse nka kujyana muri Issac Academy ufite imbaraga, ndikanga seke se ko barangije gufata selection birirwa bavuga abana ku maradiyo batsinze, turabigenza gute? Hanyuma mu gihe nicaye munsi y'igiti ndamubwira selection zararangiye banawe yimbeshye, nyamara nakujyana nge perezida yantumye rutahizamu. Ndavuga ati byagashobotse, ariko Impanga ntago tujya dusigana keretse nimutujyana twembi. Nuko ahita ahamagara umuyobozi wa seka aramubwira ati umwataka namubonye, ahubwo ikibazo ni Impanga. President ni Impanga ati ejo uzabazane iremera tubashyire mu bana bakine turebe. Baba dushyize mu gakipe k'abana turakina turatsinda ibitego byinshi cyane, perezida ataha yadukunze byata. Hanyuma umunsi wo kujya muri Aseke azama agatotsi bahindura umutoza, yari Kayiranga ari gutoza academy yacu. Hanyuma hazama agatotsi nyine Kayiranga iramwimana
babahaye kasakazi turahura kandi kasatuzi Kacyiru tudakina umupira twirirwa aho ngaho ku bibuga twicaye twirebera. Mwari muziranye? Twari tuziranye ku Kacyiru ariko atazi ko dukina umupira. Ari tangara Isaac namwe mukina football turagerageza. Hanyuma perezida kuko yari yatwikundiye ahita afata amafaranga mwakira itike mujye gusezera ababyeyi muze kasibinda zabibaha. Nuko twisanze muri akademi ya football. Okay, mwakoze cyane kudusangiza kuri iyo ntangiriro y'urugendo rwanyu muri football. Uko mbyumvise sinzi wenda no mu buzima busanzwe niba ariko bimeze, ntabwo umwe ashobora gusiga undi mu kintu runaka. Twe iyo twinjiye mu kintu tukigiramo rimwe, nimba tukivuyemo tukiviramo rimwe. Nubwo hagenda havuka ibibazo nyine twe twifuza abone gukina ku mwanya umwe turi babiri kuri point turi babiri abataka babiri, ariko abatoza nyine kubera imyumvire yabo n'amasysteme yavutse kuri point ya kintu umwe akajya yicaza undi. Turavuga ati ibi ntitwabivamo, nibwo umwe yajyaga yiga no ku mpande gukina ku mpande gutyo kugira ngo ubundi inzozi zacu twari gukina ku mwanya umwe ariko ntabwo byacagamo. Okay, turasa nk'abihutaho gato kuri iyo background yanyu. Ubwo muvuye muri SEC utangiye kwinjira mu makipe azwi hano mu gihugu, so ndagira none dusangize amakipe wagiye ukinira kugeza ubwo ugeze muri Gasogi. Okay, twahereye muri SEC turakora cyane, twajya mu Manda 17 bakaduselektiona. Selection ya nyuma yagiye mu gikombe cy'isi buriya narindimo ati hano ngiye kugenda mu cy'isi, bantemye ku mwanya wanyu bwa nyuma muri selection ya nyuma. Natashye mbabaye cyane ariko ntago byanciye intege, naragenda avuga ndakora cyane. Umuzungu arambwira ati nituva hariya tuzakora ikipe yitwa Songa, abo twasize tuzabafatanya mwese tubashyire mu ikipe imwe. Tujya APR ikirwa imbaririza abayobozi, ninjye wamenye ko nzajya muri APR wa mbere, ariko cyo gihe ni cyagiye abanyamahanga haje politike barabirukana baragenda. Hanyuma Isonga batuzamura turi nk'umunani mu ikipe imwe, nuko baje kubaka duhita twubaka ikipe ya APRFC. Gutyo ku iyo generation yacu niyo bafatiyeho mu by'ukuri. Hanyuma turakomeza turakora mu Isonga, tuvuyemo tugiye muri APR umwanya uba ikibazo cyane, birancanga ndavuga se mana yanjye nzabigenza ute. Ariko mbere yo gusinya umuvandimwe yari yaragiye muri test mu Bubiligi, noneho agerayo mu gihe kigura n'igurisha byararangiye nyine nta kipe afite, ahubwo ari kubona izindi dira ahandi kure mu mahanga. Nonegera abayobozi ba APR ndababwira se muvandimwe ko ari mu Bubiligi kandi ko dukinana neza turi kumwe, namunzaniye tugakinana. Abayobozi bahise banyumva mu by'ukuri, umuvandimwe bamutumiza abaramanutse, abavuye mu mahanga i Burayi abaraje muri APR turakinana. Byaranshimishije nubwo kubona umwanya byari bigoye, twari tukiri abana, turakomeza turakora. Hanyuma igihe kimwe nyine ngenda nza kuvamo njya mu cyiciro cya kabiri nsubira muri SEC. APR yaranyirukanye, maje kunyirukana bansubiye muri deuxième division. Perezida yamboneye diri muri Portugal, barambwira ati n'ubundi shampiyona ntago irimo ngwino ubukina deuxième division mu gihe dutegereje visa. Njyamo ndakora cyane n'imbaraga. Uyu nguyu yasigaye muri APR we yajyaga akina rimwe na rimwe akanatsinda. Hanyuma nkomeza gukora cyane, ndakora muri SEC aho nagiye ndayiheka kabisa. Ibaza icyiciro cya kabiri cyageze muri kimwe cya kabiri, icyo gihe twakinanaga n'abamanzi Thierry ba Aimable bakina muri polisi, dufite ikipe nziza ikomeye kabisa. Tugera muri kimwe cya kabiri mu cy'amahoro, tugera no mu makari de finale mu ma deuxième division. Icyo gihe umutoza wacu ari Sostene, bahita bamuha promotion, baravuga umutoza arashoboye, ni gute deuxième division igera muri kimwe cya kabiri. Bahita bamujyana muri Rayon Sport, aravuga ati ntago nasiga abana banjye, abaradufashe ari njyewe na Jabere na Mangwende, abaratujyanye
Nyabugogo duhurirayo icyo gihe Rayon Sport ari igiye kuba i Nyanza tuba turagiye i Nyanza gutya ubwo diri yanjye ariko ntegereje diri za gupfa nyine visa zirabura nyine bashakaga visa zimara igihe kinini z'imyaka nk'itatu icyo gihe tubona visa z'amezi 6 perezida aravuga ati no ibi ntago byashoboka niza visa zirangira ugihita uza mu gihugu urumva na amatike na amafaranga menshi cyane gufata abantu twari kugenda turi batanu bazana abantu batanu tena mu gihugu mukabashakira ibyangombwa abona biramuvunye mpita nigira muri Rayon Sport ngezemo byari bikomeye cyane hari uzuyemo abanyamahanga ndavuga ati se mana yanjye hano nzaza nyina ndareba ubwoba nanjye buranyica hari abajanti bakagere bo bari bavuyemo bari kugenda mu mahanga gukinayo ari sigarayo basi na Jerome ba Peter Otema gutyo ndavuga ati hano nzagerageza tu kuba ndi kumwe n'umutoza wanzanya zangirira icyizere turagenda i Nyanza ntago byari byoroshye urabizi Rayon Sport ni ikipe nkuru ewa ntago wakora ikosa mu kibuga turagenda i Nyanza ntago byari byoroshye ntangira ntakina bakwirukana umutoza mukuru wa undi wanzanya agasigara agita nshyira mu kibuga bamuhaye match hanyuma ama match 7 ntatsinda kandi ndomwataka narabanzagamo ewa najya nca Nyabugogo abafana bakanyirukankana bari dore cyaje kinnya batusa bakenda kunyica ngajya nca Nyabugogo nashyizeho igikoti nisha ewa abafana barageraho baramabura nabandi kwigendera mu muhanda nkumva umufana ari kuntuka avuga se kweri ikipe mana yanjye abafana ni bwoko ki ariko sinacitse intege tuba tugiye Igicumbi gukina match tugeze Igicumbi ndagenda nijoro nari naragize ubwoba kubera abafana bambuzaga amahoro negera koca ndamubwira ati koca musabye imbabazi ntuzongere kumbanza mu kibuga kuko abantu benda kuzanyica jya nshyiramo utunota twanyuma nsimbuwe koca ngira ngo yanyumvise mu gitondo renyo technique apanga 11 abambanjemo ku 9 kandi nari ndwaye n'amavi umutima urakubita byatara ubwoba buranyica ndavuga mana yanjye huzuye abafana benshi turakina imitambere irangira ubusa ku busa mbwira koca wankuyemo ko ntameze neza koca ara tiwe izakara ubushobozi nakubonyemo kandi ndabizi neza uzabikora mutoza mu byo kuri ari umwana mwiza kubera yarambwiye ngo nakuzanye nkuzi nzi n'ubushobozi bwawe hanyuma agumya kunyihanganira none ama match ya Gicumbi ndamwinginga koca mbabara nkuremo muri mitaranga turagaruka muri mita ya kabiri Imana yaramfashije nsinda 2 ndata n'icya gatatu kuva ubwo n'ubwa mbere abantu bari bamenye izina Issac Muganza ba bantu banyirukankanaga Nyabugogo ubwo baranteruraga bakama amafaranga ntago byari byoroshye mu by'ukuri nyuma yaho nibwo naje kuva muri Rayon Sport mba ngiye tena muri Police FC muri Rayon Sport bari baransigayemo amafaranga nagiye Nyanza banyemereye 1 million ntibayima hanyuma nkajya nyabishyuza umwaka ushira ndi kwishyuza nyine amafaranga mbonye batayamaye ndavuga ati n'ubundi narigaragaje polisi iri kunyihera amafaranga kanigendera yego nubwo nari narakoze izina muri Rayon Sport ndavuga ati afazari n'ubundi ubuzima ntago ari bwiza ikintu cya mbere ni iki na amafaranga ubungubu umuntu areba iyo ukoze neza ugomba kubona amafaranga nuko nahise njya muri Police FC umuvandimwe nawe yarari muri AS Kigali icyo gihe yahise abana top scorer muri AS Kigali duhita abayobozi ba polisi ni gute twamugeraho mukinane muri polisi ndabwira ati biroroshye AS Kigali ntago baramuhareka iritema ariko arajya afite amasezerano mwebwe ikintu mukora byo byonyine itegeko rirabagonga kuba bataramuhaye amafaranga ku gihe baratubwira ati twebwe niyemera kudukinira ibindi ubiturekera abayobozi nyine kuko bari bataramuha amafaranga ahita Isaie duhita nabafande twicara turabiganira warababwira ati sinzongera kubakinira kubera yuko mufite amafaranga ni muranyishyura munayagumane abara yarabarekeye gutyo bafande babyirukamo
bamuhaye lisansi muri APR ahita ava muri AS Kigali afite amasezerano, ari nabwo yaje kuba top scorer muri AS Kigali, aribwo yo tike yamuzanye tena muri polisi. Isaie, nawe ndagira ngo udusangize gato ubuzima bwawe umaze kuva muri SEC, uragerageza gusa nk'umuntu hina gato, tubwire mu ncamake uburyo wagiye uzamuka. Nanjye muri SEC nyine nagiriyemo amahirwe menshi. Ngiye muri Kiyovu mbona harimo abanyamahanga benshi sinzacyo abataka. Ubwo wari wakize cyangwa nabwo? Nakize rero igihe cyo kuva muri SEC kigeze. Chevier ono ari nzima. Kayiranganya muri Kiyovu nyina migiye gitoya. Nyine nyamigiye gitoya rero kuko hari abakinnyi bateye ubwoba tukajya dushyira hanze kabisa agakinisha n'abantu badafite lisansi, ariko twe turi hanze kuko twari bato, icyo gihe hakundaga abantu bakuru. Ndaje tumwegera twamubwiye se kwisonga ije kandi ukaba badushaka ari generation nzakina, wareka nkigendera. Yanga kundekura, ariko ndabisaba tugeze aho ngaho arabyemera ati mwe musubiye muri SEC nta kibazo. Tubiye muri SEC nyine Songa bwari yatangiye, ari nabwo nyine nasubiye muri SEC na nsubira gusibira ndakora imvune zo kuva muri SEC nanone mbone club nyinira. Byari ikibazo. Navuye aho muri SEC ndabyibuka, mvuye aho muri SEC nibwo nagiye Burayi muri test mu Bubiligi. Njya gukora mu Bubiligi ndavuga ati n'ubundi ntacyo nabonye Rwanda kanigire Burayi, nzazenguruka hose ariko nzagaruka kera. Nenzi ko ubuye ntazagaruka Kigali. Ndagenda muri Belgique nkorayo test muri Antwerp deuxième division. Test tugeze aho ngaho twari tugiye kuri diri ya Salomo nk'umuvandimwe nyine, umuntu wamufashe twari tuzi ko natwe tuzamusangayo tukurira aho ngaho. Dusanga bamuhinde bazanye undi muzungu n'umufurama w'umurakara udakunda n'abirabura. Diri ziba zirapfuye, turashakira ahandi. Nibwo Isaac telefone yasonnye byananze bya hariya, ndarambwa wakwiziye no muri APR n'ubundi ko ubuzima buzaba bumeze neza aho kujya umuryama mu Bubiligi utanakora siporo. Nuko nahise manuka nyine nza muri APR. Mvuye muri APR maramo hafi imyaka 4 gutya. Imyaka 4 nyine ndakina nkajya natsinda naho ndavunika. Mvunitse banyirukana mu batatanze umusaro kandi ndi second biteri. Meri biteri mfite uwa mbere afite nka 7 nye mfite 5 baranyirukana. Ndakanigendere nta kibazo, njya muri AS Kigali noneho njya kwihorera. Ndakora ndazikubita mba top scorer igihugu cyose bashaka no kungarura, nzakina aho nshaka. Nuko yahise mbona ikipe nziza nka polisi njyamo. Reka rero twigire mu tuntu tundi, ndabona n'iminota iri kutujyana. Muri Impanga niki cyagushimishije cyane kuburi Impanga na mugenzi wawe? Ikintu cyanshimishije cyane buriya abantu bari twins bari vrejimo ko nabivuga, bagira udushya twinshi. N'abantu muvukana swaga, umuntu wese arabakunda iki. Turi mu bantu bakundwa pe mw'iki gihugu, ariko nyine kubera iki ko turi Impanga. Iyo abantu umwe ku giti cyanjye swaga mfite ntago mba nzifite, ariko nyine ko turi babiri mba mbona ari ibintu by'agaciro kuko n'abantu barabitwubahira bakanabidukundira. Niki kigushimisha kuba uri Impanga na Songa? Mu by'ukuri ikintu kinshimisha kuba turi abatwinzi, byo byonyine niyo tugendana biba binshimishije kubona isura yanjye n'abantu. Hari n'igihe ngenda abantu bakanyita Isaie, nawe agaca ku nshuti zanjye Isaac bimeze gute. Twamenyereye gukina role mu by'ukuri, iyo muwe n'inshuti ze nyina role nka Isaie nyine nkabwira neza nta kibazo, ubuzima buragenda. Nawe yarabimenyereye nyine, mu by'ukuri ibyo biranshimisha cyane. Ni ryari wigeze urakarira Isaie mugirana ikibazo gikomeye? Naramurakariye. Hari umunsi twigaga primaire, hanyuma baravuga ati abazaba babiri mu ishuri, uwa mbere n'uwa kabiri mu ishuri tuzabajyana hariya ku bwato ni hehe ku Kibuye, tuzabajyana ku Kibuye. Hanyuma twarakoze cyane, twigaga turi nka 20 hafi 30. Icyo gihe hari umwana wabaye wa mbere, Isaie wa kabiri,
mbaye wa gatatu ndavuga se mana yanjye biragenda ute ko mbaye wa gatatu sinsigaye hanyuma ewana bajyaniza nyine ku kiwe ndavuga se umuvandimwe ko cyatisajije ngo nanjye ngo tujyane twese byarambabaje kandi wowe waramurwaniye ishyaka mujya kurwaniye ishyaka good hari igihe se mwigeze gukozanyaho ku migeri cyangwa se ingumi cyane turi abantu barwanaga imyanda igafunga kabisa komba z'abavana bakaba abantu banatinya budukiranga byari byagenze gute rero duhe nk'iyo story neza twabundi twakundaga akenshi tukiri batoya nko mu primary nibwo twakozanyaga ikigo cyose kigabura bakajya guhamagara grand frère niwe wazaga akatunyo dukubita za jida noneho nyine twaga twapfuye bimwe by'abana nyine ibintu bya fake biri aho ngaho tukajidurana kabisa ingumi zikaka okay good tukiri muri ubwo buto bwanyu ndagira ngo mumbwire ibihe byiza mwigeze kugirana n'ubu ngubu bibahora mu mutwe by'ukuri ibihe byiza twagiranye nta cyanshimishaga nk'uko aho najyaga nawe yahajyaga kandi twagize agaciro ari uko turi impanga iyo aza kuba umwe ku giti cye nta n'umuntu ari kuba tuzi ariko muri iki gihe ahantu hose duciye dusanga abantu batuye ko ni natwe impanga dusigaye dukina umupira mu gihugu urumva abantu igihugu cyose kiba kigukurikirana mu by'ukuri kera tukiri bato twagiraga amahane Isaac yaciye ahantu asiga arwanye nyine ari kurwana nyine nawe nkabyiyumvamo ko ari kurwana noneho ndagenda ndahaca ako kanya ciduka inyuma bari kunyirukankana banyitiranyije barangurukana ndahunga ntazi ikinyirukankana muhamagaye nguciye hariya ngo mpakoze amabara nuko nguko mana amabara ari wakoze nayaye amabara nayo nakoze nyine ni udukoryo twinshi umuntu aba yarakoze akiri umwana nyine tuba dusekeje bimwe by'ubwana nyine umuntu akiri mu myaka mitoya naciye ku muntu muri burage nyine n'iki mpafashe ubunyobwa bwe nanga kumwishyura nta biceri nari nifitiye mba ndanamusunitse mba nirukanse nanga no kumwishyura nta n'ibiceri nari nifite nako kantu nakoze ubwo yahuye nabo nyine baramwirukanka wowe se nta kintu wigeze kuzira Isaie yakoze bakabitiranya akaba ari wowe wenda bashobora kugira nabi cyangwa se akaba ari we bafata ikintu nakoze ndabyibuka icyo gihe filime zikiri kuri 20 kumwe mwinjiraga muri sale ubundi hishyuraga umwe veni agihita yinjira twambara imyenda isa nyine agihita yinjira akajya nko mu gihande cyo hirya ubwo nanjye nagera kuri wa wundi wishyuza akandeba ikijisho agihita yararimo n'undi akinjira gutya rimwe baradufashe adusohoranye inkonje ndumva ari daje Isaie wowe se hari ikindi gihe wigeze kuzira Isaac ni kenshi namuziraga hari igihe yakoraga amanyanga menshi kabisa kuko nyine yakoraga amanyanga ari n'agakoryo kigiye kuba bafashe sinema zose bazifunze kuko mu bwana twakunda filime kureba nyagasobanura noneho filime zirafungwa icyo gihe nari nigaga mu Gatenga ibintu bya métier by'imyuga noneho ndi kuva ku ishuri ndaza ndi guhita nsanga Isaac yakoze amabara ngo byagenze ute ndabaza ngo filime yose bazifashe niwe batafashe byagenze ute yasimbutse pandagare ku by'imbere arazamuka no ku rukuta rurerure akahita nsanga yakangaranya biba ahantu hari hateye ubwoba ahantu utapfa kuzamuka ariko yarabikoze ndaza bari kunsingiza ngo uratwemeje kabisa wowe wese uhindura n'imyenda utuje ubwo wahitaga ubimenya kandi ukabyemera wahitaga mbimenya buriya yakoze ibara reka ndigendere we kabisa nkabyemba nk'uko bigaragara wenda ngewe uri kubareba mbona Isaac asa nk'umuntu utuje nubwo wenda twagiye twumva amabara yagiye akora ariko n'iby'ubwana uwakubona yabona utuje nibyo cyangwa se uri ivu rihoze
nibyo mu by'ukuri ngenda umuntu uhora niturije ndebye avuga uriya aritonda ariko iyo tumenyeranye cyane mwisanzuraho cyane. Mu bakinnyi mwakinanye n'ubu mugikinana wenda ndava mu makipe wanyuzemo na Gasogi urimo ubu ngubu niwe mukinnyi iyo muri vestiaire wabasajije niyo ubu ngubu mutari kumwe wumva umukumbuye? Ikipe yanjye cyangwa zo nanyuzemo? Zo wanyuzemo zose niyo urimo ubu ngubu, mbese umukinnyi w'ibihe byose uba wumva ukumbuye kuba uri kumwe nawe? Umukinnyi wanyishe ku isi n'ubu iyo mbyibutse ndaseka ni Bakame kabisa. Bakame yaranyicaga sana. Bakame agaragara nk'umunyamashyengo cyane, wenda hari n'utuvideo abantu bagiye babona. Wowe ni ibihe bihe mwagiranye cyangwa se ikintu cyumvikana gituma ari we wumva urenze? Tukiba i Nyanza muri Rayon Sport naragiye mu mujyi hano ku Gasaro twiyogoshesha gamba mbonye Bakame muri salo ari guhana n'umukobwa utuntu tw'udupa. Narasetse icyo gihe ndavuga sha nubaho kabisa muri salo ye wana ari guhana n'umukobwa utuntu byaranjimishije mu by'ukuri. Iyo murebye hano mu Rwanda mu bakinnyi dufite niwe mukinnyi mubona urwego akinaho atari rwo yagakwiye kuba akinaho? Dufata urugero wenda umuntu ashobora kubura amahirwe ariko afite ubushobozi. Hari buri wese wenda aratubwira ku ruhande rwe uwabona vuga ati uyu muntu rwose njye mba numva afite ubushobozi namuzamura mu makipe. Umuntu mu by'ukuri njye mba mbona ufite ubushobozi burenze n'uriya muzamu witwa Kwizera Olivier. Ni umuzamu wakataraboneka. Impano afite nta n'undi muntu nzo ifite kabisa. Njye ku giti cyanjye niko mbibona, mbona level yo mu Rwanda atari level ye. Mbese wowe mufata nk'umugardier wa mbere hano mu Rwanda cyane? Isaie wowe ninde mukinnyi ubona? Njye nitegereje abakinnyi benshi buri umwe afite impano ye yihariye, ariko njye yari umupeti ntago ajya akina cyane, ariko ni umupeti nabonye afite style Neymar. Ni umupeti yitwa Olivier wo muri polisi. Uriya umupeti nakurikiye style ye mbona mw'iki gihugu nta nimero 11 umurusha ukinira style, nuko wenda abantu batabona potential murimo, ariko nkanjye nabonye ukuntu akina pe, akina nka Neymar neza, ariko nyine abatoza ntibamugira ikize. Njye nibyo binyobera. Isaie, abakinnyi rero babavuga byinshi, mu byo babavuga harimo no gukunda inkumi. Ese wowe ibyo bintu urabyemera? Kubyemeraho nzi ko ushobora kubyemera. Udusangize nawe wenda experience yawe muri ibyo bintu by'inkumi. Ko hari ahantu umuntu agera yaba umusitari ibyo by'inkumi byo ntibyabura nyine ko abakinnyi bakundwa ni apa yo kuvuga ibyo by'imipira. Guhera Manchester dukina n'iki, umukinnyi aba ari umuntu nyine ukundwa n'abantu bose, cyane cyane igitsina gore. Ariko iyo utabigizemo discipline birangira bibaye bibi cyane, kubera umupira ntago wajya ura mwabo bagore ngo ujye mu kibuga noneho iriya minota 90 wirukanka. Abatoza bo bafite ubwenge, urirukanka gihita yibona ko wazigiyemo. Bisaba nibura ushaka umwe urumva ni basifata umwe nyine aba ari we muzamwishimana, urumva kuruta uko wagenda ugafata uri ukashiduka wageze mu nk'ijana gutyo. Wowe se mbere yuko wenda umenye ibyo ngibyo ntago wabanje gusa nk'ubasiragiramo ukuntu? Oya, ntago njye nasiragiye ko njyewe ndi umuntu utarakubaganyishije abakobwa. Njye na Isaac twarinze tugera imyaka 22 tukiri imanzi. Ni ukuri nkubwiye kayi kukuri. Man, Isaac, use nawe uracyari imanzi? Nari imanzi nkiri mu myaka 22 nk'uko abivuze, ariko ubu ngubu nsigaye mfite umusheri. Ngo tubibwira abantu, hari abakunzi banyu mufite twidekarare. Umusheri wawe yitwa gute? Ntabwo kirazira wende kubivuga hano. Waba ubatendeka? Oya, ntabwo ari ukutendeka, ariko buriya ubaza abasitari bose uzabaza kujya wapfa kuvuga umusheri we hano. Ntabwo ari ibintu wapfa kuvugira ngaho, ariko aba hari tu. Ntiwatubwira izina rimwe se byibuze? Oya, rimwe naryo navuga.
Isaac ariko ndabona asa nk'umuntu rwose uvuga ati ntunga mikoro rwose muvuge. yarambujije kubwiye ko numuvuga bizagenda gute? bazanyica. Okay, reka noneho turimo turagenda tugana ku musozo, ariko mu biganiro byose dukora tuba dushaka no kwinspiringa abantu, twereka abantu ko burya umuntu ntaho atava nta naho atagera. Mwigeze gukomoza ko mwabaye no mu kigo cy'imfubyi, ubuzima mwagiye mucamo bwabigishije iki? Bitewe n'ubuzima bukakaye twakuriyemo, byaduhaye experience y'ubuzima no gukora cyane kugira ngo tuziteze imbere, ejo tutazacuruza ubunyobwa nka bakuru bacu uko byagiye bigenda, ko ni benshi bava muri kariyeri ugasanga nta kintu afite. Twe niyo mpamvu tugomba gukora cyane, nibura nyuma y'ibi mipira turimo tukazagira n'ibindi dukora kandi tukazabigaragaramo tubiparticipa turi babiri. Isaac, nihe kure mwavuye? Hahandi hasi hashoboka nihe kure mugeze? Mu by'ukuri urebye aho twavuye n'aho tugeze ubu ngubu ni ibintu bishimishije, kuko n'aho twavuye no mu bigo niki nitwe ntangarugero za mbere batanga, kuva hasi ukarinda ugera muri equipe nationale nda 17 23 senior. Ni ibintu bishimishije mu by'ukuri, tunashima n'Imana yabidufashijemo, tukaba twaravuye hano tukaba dufite aho twigejeje ubu ngubu. Isaie, ni ubuhe buzima bugoye cyane waba waranyuzemo bushaririye cyane, wenda uragerageza gusa nk'uhinaga? Ubuzima nanyuzemo bushaririye kuva mu bwana, ngewe nyiri mu bwana urumva, wenda ntago tuvuga ngo twakuriye mu miryango ikomeye cyane n'iki, twaraho twifashije biraho nyine, ntago byari bimeze neza kuko twaga turi na benshi. Icyo gihe abasaza ba kera babyaraga abana benshi, ugasanga ukuntu mubaho nyine we n'ubyishime ntiwisanzuye. Ndavuga ati nanjye ngomba gukora kugira ngo nibura nzave no mu rugo, kubona uri mukuru uba mu rugo biba birijene nyine. nawe navuga ati homboka ngomba kuzava gukora nkava mw'uru rugo. Impano zindi waraziretse, ariko se niye mpano ikigukirigita cyane ukumva ko nubwo ukina umupira w'amaguru ariko bitazarangira gutyo utayisubiyemo? Ubu ngubu impano inkirigita mba niyumva mu nzi gukina basket, nubwo ubona ndi meze gutya ngiye nshobora kujya muri shampiyona nkatera. Basket iba mu maraso, urumva ko n'ubu ndetse football nshobora guhita mvuga ati kanigire ukina hendi na cya basket, nagenda kaye nkakina kaye nkabona n'umwanya, urumva. Ariko football nyine nimba ngifite sigajemo agahe kanjye ko gukina, impamvu nahisemo nuko ariyo imama ryo football irimo amafaranga, niyo mpamvu nahisemo, kuko izi impano zindi mbona nta kintu kiraboneka. Ese hari ibikorwa bifatika wenda Isaie afite? Nigeze kumva Kwizera Olivier avuga ngo afite amasambu hirya no hino, wese hari ibikorwa ufite byibuze ko n'umuntu udukurikirana ashobora kwibaza ngo bari abasore ndi kubona niki kintu football bagejeje? Football ni cyane yatugejejeho nyine ibyo nkubwira. Nibura kuba utagikodesha waravuye mu bukode iwawe, niba ukaba wanagira wenda nako gapangu kandi unakodesha, ibyo ni ibintu football barakugejejeho kandi ni ikintu umuntu wese aba yaranira kugeraho. Isaac, wowe se football yawe ukina ikugejeje? Football ni byinshi yangejejeho, buryo ufite nako gasambu ubi wawe ni ibintu bishimishije cyane mu by'ukuri. Ntabwo nari nzi ko nakwicara mvuga ati mbi wanjye. Murabana cyangwa buri wese afite inzu ye? Ubu ngubu turabana, ariko nyine urumva ntabwo byabona, buri wese afite iwe. Turi gusa nk'abasoza, none ndagira ngo muduhe update. Watubwiye utangira ko ubu ngubu nta kipe ufite, ariko umuntu ashobora kwibaza umukinnyi nk'uriya ukomeye nka Isaie Songa, ese nta makipe ari guca hirya no hino byibuze ase nka murambagiza? Buriya ikintu iyo utarafata urupapuro
ngo sinye nyine ushyiraho ngaho ngo wemeze yuko wasinye uba uri free. Njye aka kanya nta kipe ndafata urupapuro ngo nsinye, ntawe najya kwica abantu ngo naganire ngo na Muhanga, naganire na Kiyovu, naganire na Rayon Sport kandi naraganira naba mbe ni ikinyoma. Gusa njye icyo nzi cyo nuko am free, ndi free agent, ushaka wese twavugana nkajya kumukorera akazi. Niki cyatumye ufata umwanzuro wo kuva muri polisi? Impamvu nafashe umwanzuro wo kuva muri polisi, urabona buri mutoza polisi buriya harimo ikibazo cy'uko buri mwaka abakinnyi n'abatoza barasohoka, uko waba umeze kose ni ihame ryabo, barahindura cyane. Hari gusa njye cyankuye hariya muri polisi mu by'ukuri navuga ko umutoza tutabijyaga imbizi. Umutoza uri hariya ndakubwiza ukuri, njye nawe amaraso ntagahura, amwe n'umupira ukunanira kubera uburyo ubona umuntu kwanga niki, urumva ku buryo njye ndakubwira afataga abantu dakina ku mwanya umwe, agafata nka nimero n'uwo mu defenseur wo muri axe akamushyira kuri poste yawe kuri point, cyangwa nimero 10 cyangwa nimero 7 uhari uri nimero 9, ukabase uwo muntu abakubaye nta nubwo waba ukibishoboye kubera ucika intege. Niyo mpamvu nafashe umwanzuro mwegera ubuyobozi ndabubwira ati n'ubundi murabona umutoza ndabizi nanshaka, wenda mwe muranshaka n'icyo ariko ko caranyanga ku buryo mwe nta nubwo mubizi, urumva. Gusa umutoza njyewe twago nta nzawurira nawe mbaye coach, njyewe nzamwereka ko yibeshye ku muntu atarazi. Njye natsindiye ya polisi ibitego 40 n'imyaka 5 mamaze, ntago njye ari ukuvuga ngo ni ikibazo cy'umusaruro. Njye nagize amahirwe make yo kudakundwa na coach bitewe n'imyumvire na filozofi ziwe. Oya mutoza nyine afite filozofi ziwe, agera mu ikipe agashaka nyine abantu asanze b'abasiniya namukurikiranya mbere yuko aza muri polisi, barabivuga nk'abimezo mbaza abakinnyi baramumbwira uzi ibintu yakoze muri Mukura, agezemo bafite amazina bashyira hasi, bashyira za bench, none baravuga ati nubwo namwe aje iwanyu mwe basiniya mwitegure, we yangiye yaje yari yambizi ko agiye kutumanura. Ariko abayobozi ntago aba bazi tekinike zibera mu mikino, bashaka no kumaza brassard. Ngewe araza aravuga ati akaya nk'umuntu mushyashya kandi ari twe tumenyere muri equipe. Ni ibyo ngibyo, niyo mpamvu nahisemo gufata umwanzuro mbwira ubuyobozi kamborohereze nigendere mbe free agent aho kuguma ahantu umuntu atanyishimira kandi atazananyinira. Niriye jambo wamubwira rimwe? Yarankore kuba ndekuye, n'ubundi nari kuguma hariya nicaye nkabyibuha nkarya ibyo nakuvunikiye. Yarakoze kundekura kandi mushimira, azakomeze. Gusa inama namugira azakoresha abantu abona bafite talent kandi bamufasha atagendeye ku marangamutima. Isaac, muri Gasogi bimeze bite? Muri Gasogi Gasogi tumeze neza nta kibazo, twakoze ibishoboka byose abantu bavuga ngo tuzamanuka n'iki, ariko ndakeka ubu nta kipe ijya guhura na Gasogi idafite ubwoba mu by'ukuri. Kensi umubona gute? Ni umuperezida uzi icyo akora kandi ukunda ikipe, ukunda n'abakinnyi be, ukora inshingano ze zose kugira ngo ikipe ibone umusaruro. Ese Gasogi niyo kipe wumva ushaka gukomeza kugumamo cyangwa se hari izindi nzozi ufite? Inzozi mfite ni ukuvamo nkoze izina, aba nashaka indi kipe irenzeho kuri Gasogi. Ako murebye forme mwari mufite mbere, ese mubona mukiri kuri ya forme cyangwa se kubera ibibazo mugenda mucamo musa nk'abagenda basubira inyuma? Football yajemo amanyanga y'ubu bizahise natinya kuyoba ko nta ninyu wa mu free, ntago ninyanga uyu n'uyu. Nje ndi hano kugira ngo nanjye mfashe umupira w'iki w'Abanyarwanda. Nje nimbaye
nje no mu bintu bya coaching nacu uburiganya buri mu mupira harimo ibintu biteye ubwoba muri football byinshi ntago nabivugira iyi ni televiziyo ko nge nshobora aka kanya kubivuga ariko ntago nabibonera umwanya ngo mbivuge mbirangize gusa football ibamo ibintu bibi byinshi cyane gusa abantu ba mbere nabonye basigaye bangiza umupira harimo abatoza nyine bazaga agahindura ibintu muri ekipo ukibaza ibi ni ibiki koko tuganira na kamarade twamubaje ku bintu by'amarozi muri football then abivugaho mu buryo burambuye. Ese wowe Isaie wavuze ko harimo ibibazo byinshi muri football, nawe urahamya yuko muri ibyo bibazo harimo n'amarozi? Nkuko mubizi muri polisi habanje umutoza bita Ntuze uriya Albert Impande yakundaga twakunda gukoresha salt and urine gufata imyunyagi kukuru n'inkari nibyo nyine akavuga ati ibyo ni ibintu bibaho cyane dukomereze gato mukabifata bikagenda bike nyine yarabiguhaga akabango jugunya gusa mu kibuga ariko ntwaga uri mukinnyi ntago ari buri mukinnyi ariko aro yaga wenda utagira n'ubwo bwoba byarakoraga se cyangwa byakoraga ntibadukubitaga se nyine abari imyumvire ushyira mu mutwe ariko mbona bidakora. Nabonaga Issac ntari kundeba amarozi se nawe ubona akora cyangwa amarozi mu by'ukuri nge mbona adakora ariko kuyabona urayabona ukayarebesha amaso ukavuga se nk'uyu ari mu biki kandi ikigusetsa nabo bayakoresha birangira batsinzwe ukibaza se ni ibiki kuba baroze bagize ibiki kubera iki batatsinze. Mbega nge mbona ni mind game nyine nta bintu biba bihari cya mbere ni talent n'umwe ariko twiza na biriya binavuga by'umunyu abaga ari mind game ko hari umunsi ko bazanye agacupa ari agacupa bigeze gufotora none kubera tuvatira Sport iyo iteye ubwoba bapfa mu mutwe ukabademoraliza twafashaga nuza umukinnyi wacu afasha kantu k'umunyu gusa ajugunya mu kibuga match irahagarara bibi ntambara aburuga kuramo nyine bayitaga mind game ushobora no gufata ibitaka by'ivumbu gakoza ku mukinnyi nizo mind game ziwa umupira akaba amarozi niki wabwira Munyandamutsa Auguste nk'umuntu dukesha muri aka kanya aho twavuye n'aho twageze? Muri kariyeri nyine iyo wageze ku tuntu tumwe na tumwe ntiwabura gushimira niki shimira umubyeyi Munyandamutsa Auguste aka kanya kuba Isaie na Isaac tuvugira no kuri televiziyo ni ishema rikomeye kandi ibintu by'agaciro turamushimira aho ababyeyi bacu batabayeho yaratubereye nk'umubyeyi ni byinshi yadufashe ni byinshi yadukoreye niyo muntu dukesha ubuzima bwacu yaraburamiye nubwo hari n'abatoza bamwe na bamwe twagashimiye abakasambu ngo n'abamaso Imana izabahe umugisha. Byo kore bondi nifuzaga kuba mu mahanga cyane nubwo byagiye bizamo agatotsi bigapfa na n'ubu sindacika intege mba mfite inzozi zo kuzagera hanze nkareba uko bimeze. Basore ararekwa ntashira rero reka mbashimire cyane ni by'agaciro kuba nari mbafite kandi mwatuganiriye mu buryo bwiza rwose muri isanzura rero mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu ndatekereza ko n'ikindi gihe nitubakenera muzaboneka. Yego rwose dushimira ni televiziyo yitwa Igihango abantu bajye bayikurikirana cyane ndabona ari televiziyo nziza cyane ifite ikiganiro cyiza. Urakoze cyane Isaac, Imana igufashe mu byo ukora byose inzozi zawe uzazigereho. Songa nawe rero wakoze cyane byari by'agaciro kukugira turakwifuriza amahirwe masa mu byo ukora byose uzakomeze kugenda utera imbere ubone ikipe nziza wifuza. Murakoze cyane. Sawa.